Ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze. Ngewe nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda n'umuntu wese wumva ururimi ndi kuvuga. Iki kiganiro cyitwa Gospel Talk. Warakoze kudushyigikira no gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu ko tubishyizeho. Imana amahoro iguhe umugisha. Reba muri section comment hari group de WhatsApp yo gusura abarwayi. Ubundi dukomeze twifatanye kandi ibintu bikomeze kugenda kabisa neza cyane. Ndi kumwe na Pastor Nshimiyimana Jean Marie Vianney, niwe tugiye kuganira muri iki kiganiro tugera twungurana ubwenge bw'Imana kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Pastor, buriya uri mu bantu ba breaking inkuru zo muri ADPR. Hari niyo mukanya nabonye uri ku breaking uvuga yuko baba pastor benshi bari barasezerewe mu minsi yashize bagiye kongera kugarurwa. Uri kumva guhabwa inshingano. Nicaye nekereza ijambo ryitwa gakiza. Ndavuga ko suba abantu ikintu bita gakiza abantu bazi icyari cyo, cyangwa no kugenda mu kigare gusa donc badasobanukiye ikintu bita gakiza icyari. Kuri wowe wenda shamikiye ku makuru abari kuzengurukana hano, yaba mu bitwa abakristo, abitwa bavuga butumwa, abitwa abahanuzi, ubona abantu bakijijwe koko muteri, cyangwa ni ibintu biri aho ngaho by'utuzi umuntu bamusezera bwa mbere mu gitondo bakamugarura? Ni ibintu biri aho ngaho by'umuntu abona umwe ari guhanura nagahita hanura? Sinzi iyi vague bayita vague, uyibona ute? Robert, buriya hari ibintu abantu bakwiriye kubanza kumenya no gusobanukirwa. Yego. Amadini yo sinibuze kongera kuyatindaho cyane kuko n'abayarimo benshi mbona agakiza karimo karawayawaye. Ari n'abayobozi benshi b'amadini agakiza karawayawaye, nekeze ko bakora batamuzi. Byamaze kurenga gukorera Imana bihinduka akazi. Uranyuma neza? Kandi iyo ukora akazi uhembwa n'uwaguhaye iki? Akazi. Donc uri kuguha imibereho. Uguha imibereho. Kuko Imana yo ihemba uwo yatumye. Ihemba uwitumye. Sibyo? Ni message from God. Mvuga ngo Imana iguha message ngo uyitware. Ariko Robert, icyo gihe iyo ukorera umuntu ntago akiri message ugiye gutwara, ubutwara ni service, nta mabwiriza ye ugiye kugenderaho. Uranyumva neza? Ibyo rero biza gutandukana n'agakiza. Meme n'andi macakizi aya ngaya tureba ya sakira asanzwe. Urakumva? Aya macakizi asanzwe ayandi iyo ugiye kuyareba iyo byo biranarenze. Nibe na ADPR. Nibe na ADPR. ADPR yo ntigira nyirayo. Urakumva? Yo ntigira nyirayo. Kuko sometimes uvaho akaza undi hari ukuntu cyubatse kireka n'igihinduka nacyo bane kikagira umuntu umwe gusa cyo kiranagoye. Urakumva? Kiranagoye kucyita icyo umuntu umwe. Ariko aya macakizi yo yubatse ku muntu umwe. Yego. Uranyumva neza? Yewe nabonye mu minsi yatambutse sindibuze kumeshoninga iryo dini. Hako ni ibintu niboneye. Yego. Harabibonye aho umugabo yimika umwana we. Sibyo? Umwana we amwimika ari umwana we. Kandi uwo mwana we mu kumwimika ubwo niba ari abantu babiri, ubwo n'umugabo n'umugore, mu bagabo n'umugore umwe muri bo ntakijijwe, anywa inzoga, ntabatijwe, kandi bose babasengeye, bose babaye abapasiteri. Meme n'uwo muntu udakijijwe utanabatijwe bamwita pasiteri, ayicara no ku ruhimbi. Ibyo ni idini? Ubwo se ni agakiza? Hanyuma rero nshatse kuvuga kanifashishe uyu murongo uri hano muri Yeremiya kugira ngo nsubize ikibazo cyawe. Mbajije bari abantu tubabwira ngo ijambo ry'Imana reka turi bahubwo ribaseme nuko mutaryumva, mubaye muryumva abantu mwahita mukida. Yeremiya ibice 4 ku murongo waho wa 4 hari ijambo rivuga ngo mwikebere Uwiteka kandi mukebeho ibikoba bitwikira imitima yanyu, mwabagabo mwe b'Ubuyuda n'abaturage b'i Yerusalemu. Baza wumvira ijambo, mwabagabo mwe b'Ubuyuda n'abaturage ab'i Buyuda n'ab'i Yerusalemu. Bishatse kuvuga ngo n'abana bari bo bose. Ijambo rireba n'abayoborwa n'abatayoborwa, n'abayoborwa n'abatayoborwa. Yego. Urukumva? N'abakijijwe n'abadakijijwe bose iri jambo rirabareba. Yego.
uburakari bwanjye butaza bumeze nk'umuriro bugatwika kandi ntawubasha kubuzimya bitewe n'ububi bw'ingeso zanyu. ni ukuvuga ngo abantu bafashe ingeso zabo, bafata ibizira byabo, bafata ubutiriganya bwabo byose babizana mu cyitiriwe ijambo ry'Imana. Bafata Bibiliya barayitwikira, uranyumva? Bafata umwambaro wa Kristo barawambara ariko Kristo atarimo, uranyumva neza? Bafashe masike ya Kristo barayambara ariko Kristo ntawe uhari imbere, ntago ari imbere. Yesu ntawe urimo, uranyumva neza? kuko ntiwaba ufite Yesu ngo ugambane, uranyumva neza? ariko hano Imana yo yabonye imyitwarire mibi, urukumva, ibona ibyaha n'umutima utari ukuri. niyo mpamvu yasabye, ahangaha byari mu isezerano rya kera, isaba abantu ko bakeba ndetse ibategeka gukebwa. uko gukebwa na n'uyu munsi hari idini rivuga ngo niba utakebwe, gukebwa bavugaga ko hari ugukebwa k'umubiri, uranyumva neza? ko hari ugukebwa k'umubiri, ubwo nanze kubivuga mu mazina yabo, ko hari ugukebwa k'umubiri. ubwo gukebwa k'umubiri na n'uyu munsi hari abantu bazi ko iyo udakebwe uba uri umukafiri, sibyo? niko bavuga, uba uri umukafiri, ubwo babumvise. none abana bo bitwikiramo ikintu cyo kwitwa ngo ni agakiza, ariko atari agakiza ahubwo ari agapirati. agakiza bamaze gapirata. sinzi Robert, ibi byose byabaye ibishinwa, ubu n'agakiza kabaye agashinwa. dufite agakiza k'agashinwa, urumva? kari aho ngaho, uranyumva neza? hanyuma ibi bakoraga kera, urumva, byasobanuraga iki? ahangaha baze gukeba imitima yabo ahubwo bakebwa kubw'umubiri gusa. n'uyu munsi rero abantu baze kuzana imitima, baze kuzana imitima kuri Yesu, bazana irari, bazana imibiri, bazana irari ry'ubutunzi. aho ujya kumva umupasiteri amubwira ngo nta mukristo w'umukene ubaho, ngo ugomba kuba afite ngo amazu, ngo ugomba kuba. none ugasanga abantu bose bafite irari, agashaka no kwiba ku ngufu kugira ngo akire, ahubwo agatindahaza ba bandi ayoboye, agatindahaza ba bandi arimo kwitwa ko arimo kujyana mu ijuru, ahubwo agashaka gukira ku ngufu. urumva neza? hanyuma ibi gusa bigaragaza ko Imana y'ubwayo, Robert, ntabwo ireba inyuma. ahangaha ntabwo ireba iyi sura, ntabwo ireba ibyo gukebwa ku mibiri, ntabwo ireba ibyo kwirirwa abantu babyinagura mu rusengero, ntabwo ireba n'umiteho n'umukiza, ntabwo ireba ko abantu ari ibihangange bagenda muri za mavewiti, ntabwo ireba abantu ko ari ibihangange ko ngo bafite popularity, ngo bakuzwe. si ibyo ngibyo Imana irebaho. ibyo bicayigirana byose ko ari amata, uranyumva neza? twabonye abantu bafite insengero zikomeye, ubwo ntabwo mvuze mu Rwanda, mvuge hose, za South Africa, za Uganda, urukumva, ariko yakubita umuntu umutego akikubita hasi akibaradura. ibyo rero si iby'Imana ireba. ibyo ngibyo abantu baje no kubihangisha ngo bagaragaze ko kuri ibitangaza, nabyo bihinduka zeru, birapfa. Imana ibikubita hasi, turabivuga, abantu barabireka. ubu nta muntu ukoresha amavuta, nta muntu ugihuha abantu, nta muntu ugihuha abantu. ariko wa mwuka wahuhaga abantu wagiye, none se nyine wagiye uw'amavuta se uri abasera ku mabuye, cyagiye ku mabuye, ntabwo basutse ku mabuye bongeye basuke turebe, ntabwo byakunda. ibyo ngibyo Imana yaraje irabikavaringa, irabijugunye bita mu mwobo. kubera iki? yasanze birimo ubujura n'ubutiriganya. ibyo byamaze guferinga, ntabwo byakongera gukunda. guhebebesha abantu, baracyahebeba. waracyabona abantu baruka mu rusengero, waracyabona abantu bagwirirana mu rusengero, abahuha bakagwa. none se ba badayimoni bagiye he? barashize se. ba bandi mwajyaga mumanuka ngo umanutse
Rwamagana ngo ndamanutse ngeze ngo hehe ngo ndi ku Kivumu ngo hanyuma ngo baracyasakuza. Abantu bose nibazaga mu nsengero ugasanga abantu bose bagwiriranye barenga 10. Twabivuga ngo mugira icyari ngo muri abagome, hanyuma se baracyagwirirana. Byagenze gute? Aha ngaha rero urakumva, Imana yo ishaka imitima, hanyuma abantu bimye Imana imitima bazana amarari yabo. Ayo marari rero niyo uyu munsi tubabwira ngo umuntu wese niyihane ave mu byarimo kugira ngo yakire ubuntu bw'Imana. Urakumva? Ubundi se kwikebera ku Uwiteka bivuze iki? Yego. Iyo Bibiliya ivuga ngo ni mwikebere, sibyo? Iyo bivuze ngo kwikebera ku Uwiteka bivuze iki? Aha mu gihe cya kera cyari ikimenyetso cy'isezerano hagati y'Imana n'abantu. Wumvise roba? Ibyari mu gihe cya kera byari hagati y'isezerano hagati y'abantu n'Imana. Ariko uyu munsi hano Imana ukumva iri kuvuga ikintu kirenze. Uyu munsi twebwe ku bwa Kristo Yesu, ku ngoma ya Yesu, ku ngoma y'amahoro, ku ngoma y'ubuntu turimo uyu munsi, ku ngoma y'isezerano ry'amaraso ya Yesu Kristo, ntabwo bikiri isezerano rya hagati y'abantu n'Imana, ahubwo ni ikirenze isezerano, ni ikirenze bya bintu, ni ubusabane buri hagati y'Imana n'umuntu. Yego. Sinzi niba uri kunyumva. Ni ubuzima. Dukwiye kwambara Kristo, dukwiye kugendera muri ubundi mu menyetso cyatambutse cya kera. Umwuka w'Imana niyo wazaga ku muntu. Wazaga ryari? Wazaga bitewe n'icyo Imana ishaka gukora ako kanya. Cyarangira sefini umwuka akagenda, wa muntu agasigara mu mubiri akongera akica. Niyo mpamvu basangaga ba Dawidi yuzuye umwuka wera, mu kandi kanya akajya kwica, akajya kurongorana. Wazaga gusanga ninde ni Samusoni mu kandi kanya ngo akica abantu ibihumbi n'ibihumbagiza. Umwuka w'Imana yamara kugenda akajya kwa maraya akarayarayo. Uranyumva neza? Ariko uyu munsi wa none yaravuze ngo isezerano ryanjye riri muri mwe, isezerano ryanjye mugomba kurigendana, muzagendera muri mwe, mbahaye umwuka wanjye ngo ature muri mwebwe. Burya iteka ryose uzabona umuntu akora ibihabanye n'umugambi w'Imana, nta mwuka w'Imana uba uhari. Sibyo? Hari ibintu uzajya kumva wumva abantu babeshya ngo impamvu ngo iwacu ngo ahoramo ngo induru ngo mu idini byacu ngo nuko ngo ari ry'Imana ikunda y'amahinga data. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo aho umuvurungano uri nta mwuka w'Imana uhari. Mwese ibyo si ijambo ry'Imana. Niba koko muzi ko musenga Imana, umuvurungano n'induru n'amatiku bivaye muri mwebwe. Ubundi abantu basenga Imana by'ukuri bagakwiye kuba buzuye imbaraga z'Imana. Bariko ngo igiti ngo kirimo imbuto ngo giterwa amabuye, ariko amabuye bagitera guta amabuye. Ahubwo igiti kiriho imbuto roba uzarebe gihembura abashonje. Usibira kugihembura abashonje na nyiracyo ubwacyo arakirinda. Yego. Ntabwo ukibona imirima y'ibigori hano hepfo? Yego. Nashiramo abarinzi. Reka ngubaze kuri banki. Wari bajya kuri banki? Yego. Nimugoroba no kumanywa haba hari abarinzi bangaye b'imbunda. Wari wabona imodoka itwaye amafaranga? Yego. Wari wayibona? Igenda ite? Imbere konvoyi, hagati imodoka kandi nabwo harimo umusekirite, n'inyuma harimo indi konvoyi. Warangiza ngo kuki batari ngo igende yonyine mu muhanda? Bayatware ngo amabuye yaterweho. Ngo amabuye yaterweho. Iyi barando noneho ibisambo bifate amabuye yaterweho. Ifite protection. Bivuze ngo ahantu hari umwuka w'Imana hakwiye kuba harinzwe mu buryo ndetse buproteje n'aba bantu bawurinda. Impamvu rero uzasanga ahantu hari induru, uzasanga urugo rurimo induru, uzasanga urugo rurimo amacakubiri, nta mwuka w'Imana uhari. Yego. Uranyumva neza? Ntawe umwuka aba yagize gute? Yaragiye. Ibi rero bivuze ko abantu bakwiriye kwakira Imana nk'Imana y'inyembaraga. Gusa ikimbabaza ntabwo kizi, abantu bafashe Imana bayifata umugabo ubungubu umugabo
wo mu rugo asigaye aruta Imana. Bosi wo mu kazi, bosi wo mu kazi asigaye aruta Imana. Habanza bosi, hagakurikiraho umugore, hagakurikiraho abana, hagakurikiraho umukozi, Imana ikaza nyuma. Hanyuma neza Roba, ibisizi niba abantu banyumva. Ubu ngubu mu kazi bosi niwe uzi imbere. Si ujya ubona aba bosi bari kubaramya se? Yamaye. Ubu ngubu mu rusengero pasiteri, apotre, bishopu, musenyeri, ariko bishopu ngo nawe musenyeri niwe uzi imbere. Urikumva? Imana ikaza agakurikiraho umugabo cyangwa se fiyanse n'ukurikiraho, ubwo agakurikiraho abana. Urikumva? Imana ikaza nyuma. Hajya mu bwerere ibyo bintu bizagenda bite? Suko bizagenda bite Roba? Gusenga Imana bizagenda bite? Ariko Imana ivuga ngo nimukebeho ibikorwa biri ku mitima yanyu. Ibyo bikorwa byafashe imitima. Buriya iyo ugiye kwa muganga bashobora kubwira ngo ku mutima wawe hariho ibinure cyangwa ku mwijima, ngo hariho ibinure. Haramba hariho ibinure, cyangwa turabona hari utuntu duduheri dushobora gutera kanseri. Baguha iki rero? Baguha imiti. Cyangwa se bakubwira ngo niba ibinure ku mutima hari ibinure, kora siporo kugira ngo bishye biyonge. Siko biri? Ahangaha rero Imana yo iri kuvuga ngo nimukureho ibyo bikoba biri ku mutima. Kwa muganga gutegeka siporo cyangwa guha ibinini. Imana itanze ibinini rero. Imana itanze umuti. Umuti ni uwuhe? Urakumva? Bisobanuye ko ari ugukuraho ibyaha biri mu mutima. Ahangaha ibyo bikoba ni ibyaha byamaze gufata abantu. Ni ugukuraho uburyarya. Roba, dufite abantu bari mu nsengero ariko bafite uburyarya, bafite ubutiriganya, bafite ubuhanya, bafite ubugome, kandi bitwa ko basenga. Bakitwa ndumushumba bakamuramya, nyamara ubuhanya afite, urukumva, n'ubutindi n'ubugome n'uburyarya. Bisobanura gukuraho inzangano. Roba, uzi inzangano ziri mu nsengero? Abarozi bavahe? Nawe ujya wumva ngo barimo abarozi? Ujya ubyumva cyangwa ntabwo birabyumva? Oya, naranabibonye. Naho pasiteri ngo basiga barugana cyane, karoga mugenzi we. Hari umupasiteri sinjya mu bukwe ngo nsige fanta hanze, ndayigendana cyangwa nayo nkayimaramo, ngabona kujya mu bwiherero. Nabona umuntu ampamagaye kuri telefone ndayitwara, kuyijyanye fanta ndi kugenda sinywa no mu kirahure, ndakireka ndakareka kirahure kinyweramo. Kubera iki? Mukureho inzangano. Ivuze ngo gukuraho ibitekerezo bibi. Wazi ko n'ibitekerezo byica? Yego. Intekereze. Intekerezo mbi ni mbi cyane. Ni mbi cyane. Urumva? Ni mbi cyane. Mbese Imana ishaka ko abantu bagira imitima isukuye. Urumva? Yego. Bakagira imitima isukuye. Ibyo nibyo rero abantu muri iyi minsi badashaka kumva. Wanabivuga ngo ufite ngo biki, ariko se ko tuvuga ijambo ry'Imana kubabwira ngo abantu nibihane. Yego. Urukumva? Ega nta tuba dufasha leta. None nze niba tubwiye abantu uti bareke inzangano, bareke kugambanirana, bareke kubeshyerana, bareke gucakurirana, ubu dufasha tukoze umurimo pastor. Cyane. Ba rero uzi igihugu abantu bagambanirana bavuye inzangano zikavamo, baba amahoro. Baba amahoro nyine. Akazi nako kaba koroshye. Karibu. Na ka polisi. None nkubaza, ntabwo ukibona mu nsengero uzi ko muri iyi minsi byacecetse, n'insengero ko zafunzwe ko zitujuje ibisabwa. Ntuzi ko minsi ishize polisi yazaga na RIB ikaza gutwara abapasiteri bakabatwara ngo abibye, ngo abatekeye imitwe y'abantu, ngo abihaye abantu ibintu ni bakita ngo iki kiracya kwihesha kwihesha ikintu cy'undi n'uburiganya, kwihesha uburiganya. Banza ugire wohereza ibihumbi 10 by'idolari. Ariko hari abantu bari bafite n'imiti, hari abantu bafite imiti nyamara. Urakumva? Ahangaha rero Imana ishaka abantu bareka ibyaha, sibyo? Bakareka inzika,
bakareka ubwibone, bakareka uburyarya bwo mu nsengero, kugira ngo abantu baze kwakira imbaraga z'Imana ndetse n'ubuntu bw'Imana. urumva neza? Hanyuma ahangaha icyaha gishora abantu mu rupfu, kuko biravuze ngo iburyo icyaha ni irembo ry'urupfu. Ubundi icyaha roba ni irembo ry'urupfu, kikujyana muri ribu, kikujyana muri gereza, cyakira kwicisha, cyakira gufunga ugapfa. Urakumva? Yego. Kimwe n'uko icyaha gitera ubuzima bw'umwuka, ko rero bireba ngo mbabona mumeze nk'intumbi, yego, kandi mwitwa ko muri bazima. Hari abapfuye bagenda, hari abapfuye bahagaze cyane, hari abantu bapfuye bahagaze. Urumva? Yego. Roba, hari abantu bapfuye bahagaze. Ibi rero bivuze ko abantu bakwiriye kwakira ubuntu bw'Imana, ndetse abantu bakwiye kwisuzuma, abantu bakihana, ndetse bakareka ibyaha. Ikindi kandi bakareka kwiyobagiza, ahubwo bakiyegurira Imana n'imbaraga zayo. Gihe ikiganiro singisoje, reka mbabwire ngo Imana iguhe umugisha. Dushimiye abantu badukurikiye, banumve nigiyemo byinshi. Abantu banze gukura ibinure biri ku mitima yabo mu ngeri zose, kandi cyane abantu bashaka gukira. kandi njya nkunda kubwira abantu, ubu butunzi turwanira ntacyo tuzabumazana, abasokuruza bacu nta kintu babumajije. Ejo hari umuntu twari turi kuganira, nayo ifite sogokuru wagiraga ubusambo ku mineke, sibyo? Bamwitaga Nyiramuhamba. Yego. yengaga amajerekani nka 15 y'urwagwa, sibyo? Ku buryo twajya tuvuga ngo umuntu donc uzamushyingura azatabaruka bari kumwe, azabumukire. kandi ko byagenze. Hari umwana umwe wo muri famille navuze yatabarutse bari kumwe, basigaye afite amafaranga. Yari nyirakigunu wa muntu nyine ubika inoti zibika mu kimuga, zifite ngo ajyaga zanika mu gikari akadanduriza 5 zarafatanye. kandi koko ndabyibuka hari igihe yigeze kujya ikuma minerivare ayima, isanga zagiye zifatana kuri ayo noti, iyo ziguye uruhumbu zifatana. Bivuze iki? Abantu murenga imbibi zo gukanura amaso ku butunzi, murenga imbibi zo kugambanira abagenzi banyu. Uri kumva pastor? Ngo kugira ngo mubone ubutunzi, ahubwo mwimakaze amahoro n'ubugwaneza n'ubupfura n'umunyangamagayo no kubana neza no kumenya agakiza k'ukuri nyako cyane. Sinanze umusanzu cyane. Imana igumugisha. Imana igumugisha. Namwe mwabanye natwe, Imana igumugisha. Asante sana. Reka tubwire ngo munyarukire kuri Humura Program TV, kuri subscribe no kuri Prince Robert Rwanda, kuri subscribe. Gene neza ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom. Shalom.